Imisazire mibi y'umuntu udafata cyangwa utarya ibinyampeke. Ibinyampeke graine birimo umuceri, ibigori, ingano, amasaka n'ibindi bikomoka ku bimera. Bikunze kuribwa mu ishusho y'ibinyampeke nyine bisanzwe cyangwa se bikaribwa byatunganyijwe. Muri iyi minsi hari abantu benshi bagendera ku mirire irimo gukuramo ibinyampeke burundu kubera impamvu zitandukanye, cyane cyane indyo zishishikariza abantu igabanyuka ry'ibinure cyangwa se karubone. Ariko ubushakashatsi bugaragaza ko kutarya ibinyampeke na gato bishobora gutera imisazire itari isanzwe ndetse n'indwara zitandukanye. Ikaze kuri Rama Family, aho twifuriza abantu bose kurama bakagira impagarike n'ubugingo binyuze cyane cyane mu biganiro, aho tubaha amakuru atandukanye ku bintu byose byafasha kugira ubuzima bwiza. Uyu munsi tugiye kuganira ku binyampeke, uburyo bifite umumaro mu mubiri, kandi tugaragaza ibibazo abantu bari gushaka kureka ibinyampeke, ibibazo bashobora guhura nabyo, cyane cyane harimo gusaza mu buryo budasanzwe ndetse n'indwara za karahabutaka ziri guterwa n'uko hari ibiryo byinshi bari gusimbuza ibinyampeke, kandi mu by'ukuri ibinyampeke bifite umumaro ukomeye. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Rama Family, ndagushishikariza kureba ibiganiro byanjye bitandukanye, cyane cyane ibirebana n'imirire ndetse n'amavitamine n'imyunyungugu ikenerwa mu mubiri kugira ngo umuntu agire ubuzima buboneye. Reka rero tujyane na gahunda y'uyu munsi y'ibinyampeke n'imirire, ukuntu bikize ku gufasha umubiri wacu. Buriya ibinyampeke byinshi bifite ibintu by'ingenzi umubiri ukeneye. Harimo icyo bita fibre. Fibre ni ibinure byoroshye, bifasha igogorwa, bigafasha mu gusohora uburozi no kugabanya ibinure mu maraso. Habamo kandi vitamine B. Mu binyampeke habamo kandi vitamine B complexe, ni ukuvuga ko ari B1, B1, B2, B2, B3, B6 na B9. Izi vitamine zikaba zifasha ku mikorere y'ubwonko ndetse no ku maraso, ariko kandi bikongera n'ingufu cyangwa se imbaraga cyane. Ikindi cya gatatu cy'ingenzi ku binyampeke harimo icyo bita magnesium, zinc na selenium. Iyi myunyungugu nuyishaka kwisobanukirwa neza ugiye mu biganiro byanjye byabanje. Bifasha mu kurwanya stress y'uturemangingo no gukomeza amagufa. Ibi kandi ushatse wanabisoma mu gitabo cya Nutrition Research Review cyanditswe na Sylvain muri 2004. Noneho rero turebe ingaruka ku misazire y'abantu barya indyo itarimo ibinyampeke. Iyo umuntu atarya ibinyampeke cyane cyane whole grain, bishobora gutera ibi bikurikira. Icya mbere, umuntu utarya ibinyampeke ashobora kugira ibyago byo kugira ubwirinzi buke ku turemangingo, mbese ugasanga ubwirinzi bwe bugiye hasi. Ubushakashatsi bwerekanye ko antioxidant ziva mu binyampeke zifasha gukumira kwangirika kwa DNA iyo bidahari. Uturemangingo rero dusaza vuba iyo ubuze bya binyampeke. Icya kabiri, kurwara indwara z'amatembabuzi n'ubwonko mu gihe cy'imyaka myinshi, igihe nyine udafata ibinyampeke. Abatarya ibinyampeke bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara nka Alzheimer cyangwa stroke kubera izamuka ry'isukari ridasanzwe no kubura vitamine B1 ariyo bakunda kwita thiamine. Icya gatatu ni uko imisemburo itajegajega. Ikindi cya gatatu, ku muntu udafata ibinyampeke aba afite ikibazo cy'imisemburo. Ibinyampeke bifasha kugabanya insuline resistance, kandi izi insuline, ibya insuline twarabivuze bihagije mu biganiro byatambutse. Iyo udafite ibinyampeke, utarya ibinyampeke, utangira kugira ikibazo cya insuline. Bishobora gutera rero igipimo cy'isukari kuzamuka no gukurura imisemburo idahuye. Ibi bigatera gusaza vuba cyane cyane
ku bagore. Noneho reka ibi bintu tubihuze n'ubuzima bwa gikristo. Muri Bibiliya ibinyampeke byari urufunguzo mu mirire y'abantu b'Imana. Kuva ku Mana yahaye Abayisiraheli mu butayu, kuva kuri manu yahawe Abayisiraheli mu butayu, kugeza kuri Yesu wivugiye ati ndi umutsima w'ubugingo. Ibyo biboneka muri Yohani 6:35. Dushobora kubona ko ibinyampeke bifite umwanya udasanzwe mu mirire y'umuntu ku rwego rw'umwuka n'umubiri. Gusaza vuba rero bituruka ku kwirengagiza ibyo Imana yashyize ku isi ngo bidufashe. Kubura ibinyampeke mu mirire ni nko kwirengagiza ibiribwa byaremwe ngo bidufashe kugira ubuzima burambye. Nakubwira impamvu nk'eshatu hari abantu birinda ibinyampeke cyangwa ukabona badashaka kubyirukankira bakabivana mu byo barya. Icya mbere ni imyizerere cyangwa se imvugo zisigaye ziriho zo kwihutisha igabanyuka ry'ibiro. Muri iyi minsi murabizi abantu bose baba bashaka kugabanya ibiro, mbese muri iyi siyekire tugezemo ntabwo abantu bagishaka kubyibuha. Kubera ko rero babiharanira bakemera gukora icyatuma buri muntu wese, umuntu yumva ko yataye ibiro, hari igihe babikora nabi bakirinda ibyari gutuma ubuzima bwabo buba bwiza, ugasanga hajemo no kugabanya ibinyampeke kugira ngo bakunde bate ibiro cyangwa se bananuke cyane. Ibi rero bishobora kugutera ikibazo kuruta uko byaba biri kugabanya ikibazo. Ikindi ni amarejime abantu baba bafashe atandukanye yo kugira ngo babe maneke cyangwa se bagaragare nyine uko bashaka kugaragara. Ariko izi ndyo iyo zidakurikiranywe neza n'abahanga mu mirire, ndavuga izo regime zose, zishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'igihe kirekire wowe wumvaga urimo gukora ibintu byiza. Nk'abakristo twagombye kumenya ko umubiri wacu ari insengero z'Imana. Siko se? Uzabisome neza mu rwa mbere rw'Abakorinto 6:19. Buriya kugaburira umubiri ibiryo bifite intungamubiri zuzuye harimo n'ibinyampeke birumvikana ni kimwe mu bikorwa byo kubaha Imana. Wari ubizi? Ntabwo wabimpakanya. Nibyo, iyi mibiri yacu ifashwe neza ni ukuri uba uri gukora kimwe mu bikorwa byo kubaha Imana, kuko n'Imana yifuza ko roho nzima ikwiye gutura mu mubiri muzima. Gukumira burundu iby'Imana yashyize ku isi ngo bidufashe nka za ngano cyangwa amasaka n'ibinyampeke, ni ukuri ntabwo bihuye n'ubwenge bw'Imana. Dufate umwanzuro. Wowe wari unkurikiye kuri Rama Family, nashakaga kukumenyesha rwose bidasubirwaho ko kutarya ibinyampeke burundu bishobora kugutera imisazire mibi binyuze mu kurengera igogorwa, ubwonko, imisemburo no kwangiza ubwirinzi bw'umubiri. Imana yashyizeho ibinyampeke mu mibereho ya muntu nk'imwe mu nzira z'ubuzima bwiza kandi burambye. Gukumira ibi biribwa ntibikwiye gukorwa keretse hari ikibazo cy'ubuzima gikomeye cyemejwe na muganga kikagukura kuri ibi biribwa byagombye ubundi kukuba ahubwo biri konseye na muganga. Bityo rero wowe nkurikiye kuri Rama Family, ndahamya ntashidikanya ko uhereye uyu munsi, cyane cyane abari bafite umuco wo kutanywa igikoma, ntibabone n'ahandi bashobora kurya biriya binyampeke, kuko akenshi tubinywa mu gikoma tukanabirya mu biryo, kandi hari aho uzasanga akenshi utabibarya mu biryo, cyane cyane nk'amasaka, uburo, ingano, akenshi tubirya mu gikoma, binyuze mu gikoma. Bityo rero wowe nkurikiye, nagiraga ngo uzambwirire umuntu wese upinga igikoma cyangwa se wumva ko igikoma ari icy'abana, wongere umumbwirire ko burya n'umuntu ukuze akwiye kunywa igikoma kugira ngo za sereyale cyangwa se ibi binyampeke byose biboneke mu buryo bumworoheye. Ndagushimiye rero kandi nizere ko wakoze subscribe. Ikindi, ntugende udasize comment, ndetse iki kiganiro nagisangize n'abandi. Urakoze cyane.
nkwifurije kurama, nkwifurije ubuzima buzira umuze, nkwifurije ibyiza byose bitangwa n'Umuremyi. Ndagushimiye.